Kuri uyu wa gatatu mu Rwanda hose ni ikiruhuko. Kuri uyu wa gatatu mu Rwanda ndetse no mu bice bitandukanye by'isi, abayisilamu bari mu kiruhuko cy'igisibo, aho benshi babyitira idi, abandi bakabyita ukundi gutandukanye. Ariko ndaje ngo nkubwire uko hirya no hino mu gihugu bizihije ibijyanye n'ibi birori, ariko ikiruseho kinanzanya ahangaha nuko nje kukubwira ese ubundi uyu munsi wa Eid al-Adha usobanuye iki ku idini rya Islam. Ibyo byose nibyo nje kukubwira. Njyewe nitwa Pasi Govinda, kanda subscribe, like, share ndetse na comment hano kuri The Quick Times News, ubundi ukunde kujya ubona ibiganiro byacu byose tugenda dukora. Guha ikaze cyane. Eid al-Adha cyangwa Eid y'igitambo ni umwe mu minsi ibiri ikomeye cyane mu idini rya Isilamu, wizihizwa n'abayisilamu ku isi yose, aho buri muyisilamu wese ufite ubushobozi abategetswe gutanga igitambo. Aka kantu tugagarukeho neza, gutanga igitambo, ariko kigatangwa nande? N'umuntu wese ufite ubushobozi. Ni umunsi ngarukamwaka wizihizwa buri kuwa 10 ku kwezi kwa Dhul Hijja, ukwezi kwa 12 nyine kuri kalendari y'abayisilamu cyangwa Hijiri, uba ukurikirana n'umunsi wa Arafat uba ku itariki 9, ufatwa nk'umunsi wo kwibuka ukwemera n'ukumvira Imana kwa Ibrahim cyangwa Abrahamu, ubwo yari yiteguye gutamba umuhungu we kubera kumvira Imana. Mu nyemerere ya Isilamu, Imana yaje guha Abrahamu intama cyangwa igitambo nyine kugira ngo ayisimbuze uwo mwana yaragiye gutamba, ndetse ikaba ariyo mpamvu witwa umunsi w'igitambo. Muri uyu mwaka mu Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi, umunsi wa Eid al-Adha urizihizwa kuri uyu wa gatatu tariki ya 27 nyine nk'uko nari nabikubwiye, aho ubihumburirwa no gukora isengesho ryihariye rya Eid al-Adha mu misigiti cyangwa ahantu hagari hahurira abantu benshi. Aka kanya ndagira ngo tutararenga ahangaha nkubwire yuko uyu munsi wabereye muri Kigali Pere. Benshi mu bayoboke b'idini rya Isilamu, mu bizera ba idini ya Isilamu bahuriye muri Kigali Pere, bo mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Huye bahuriye muri stade ya Huye, muri stade ya Kamena, ndetse mu karere ka Rubavu nk'uko muri kugenda mubona n'amashusho ndetse n'amafoto, bahuriye muri stade Umuganda, aho bagiye bahura nyine bagatera isengesho ryabo ndetse bakanifatanya kwizihiza uyu munsi. Rero bakanavuga ko muri uyu mwaka mu Rwanda nyine aho byabereye nyuma y'isengesho, rero abafite ubushobozi, aka kantu tukagarukeho, abafite ubushobozi bashobora gutanga cyangwa gutamba itungo nk'intama, ihene cyangwa ingamiya mu bice bimwe by'isi, mu rwego rwo kwibuka ukwemera kwa Ibrahim cyangwa Abrahamu. Ubwo aka kantu nizere ko mwakafashe. Ni abafite ubushobozi, ntago ari bose. Ubwo bisobanuke nyine kuri ba bandi bayizera ariko batari abayisilamu, ntabwo abantu bose baba bategetse gutamba, hatamba abafite ubushobozi. Rero uwatanze igitambo abategetswe gusangira n'abandi. Icyo ni icya kabiri nyuma ya cya kindi cy'uko hatamba umuntu ufite ubushobozi. Uwatanze igitambo rero abafite n'inshingano, ategetswe gusangira n'abandi, nk'uko icyo gitambo kiba kigomba kubambwamo ibice bitatu. Bakibambamo ibice bitatu. Ibyo bice bitatu rero bikaba biba bigizwe n'icyanyiri kubagwa ndetse n'umuryango we, ikindi kigenerwa umuturanyi,
hamwe n'ikindi kigomba gushyikirizwa abatishoboye. Uyu murongo urakomeye cyane ku bayidini ya Islam ndetse n'abandi basa naho akenshi batumvikana n'abayisilamu cyangwa batabyumva kimwe n'abayisilamu kuri iyi ngingo. Reka mbisubiremo. Uwatanze igitambo abategetswe gusangira n'abandi, kuko icyo gitambo kiba kigomba kugabanywamo ibice bitatu. Ibyo bice bitatu ni ibihe rero? Igice cya mbere ni icya nyiri kubagwa n'umuryango we. Nyiri kubaga nyine gutanga icyo gitambo n'umuryango we. Igice cya kabiri kikaba kigenerwa umuturanyi we, hamwe n'ikigomba gushyikirizwa abatishoboye, ubwo ni abakene. Uyu kandi rero uba ari umunsi wo gusura abo mu muryango, gufashanya, gutanga impano ndetse no kwifurizanya ibyiza. Birakomeye cyane, abantu umwe birakomeye cyane. Ni umunsi kandi w'ingenzi ku bayisilamu, kuko ubibutsa kumvira Imana, ugashimangira ubuntu no gusangira, guhuza imiryango n'inshuti, ukanagirana isano n'umutambagiro mutagatifu Hajj. Mu bihugu byinshi by'abayisilamu Eid al-Adha imara iminsi 3 kugeza kuri 4 y'ibirori, amasengesho ndetse no gusurana. Kuri uyu munsi nyirizina rero, umuntu ashobora kutabona uko atanga igitambo, akaba yagitanga mu yindi minsi birikurikiyeho, nabyo biba byemewe, bikangana cyangwa akakirirwa igikorwa nk'uwabikoze kuri Eid al-Adha. Ubwo birumvikanye neza cyane. Uyu munsi ushobora kuba icyo gitambo utakibonye cyangwa utabonye uburyo ugitamba, ariko ubutegetswe cyangwa uba wemerewe kuba wagitamba no mu minsi ibiri ikurikiyeho, nabwo kikemerwa kigafatwa nk'aho wagitanze ku munsi nyirizina wa Eid al-Adha. Ubwo rero bakanakubwira ko amateka yawo y'uyu munsi ashingiye ku ntumwa y'Imana Ibrahim cyangwa Abrahamu, nk'uko mu myemerere y'abayisilamu bivugwa ko yarose cyangwa yahishuriwe n'Imana ko agomba gutamba umuhungu we nk'ikimenyetso cyo kumvira Allah. Mu myimerere rero y'abayisilamu, uwo muhungu ni Ismail cyangwa Ismaili, mu gihe mu myemerere imwe ya Gikristo n'iy'Abayahudi hakunze kuvugwa Isaac. Ubwo ndatekereza ashobora kuba ari we bita Isa. Uyu munsi mukuru rero watangiwe kwizihizwa kuva mu bihe by'intumwa y'Imana Muhammad nyuma yo kwimukira i Medina mu kinyejana cya 7. Bivuga ko intumwa Muhammad yabwiye abayisilamu ko Imana yabahaye iminsi mikuru 2 y'ingenzi, ariyo Eid al-Fitr, nubwo niyo abakristo akenshi bita Eid al-Fitr, ni ngo abayisilamu bo bayita Eid al-Fitr, ndetse ni Eid al-Adha. Mu bihugu bimwe rero cyane cyane muri Afrika y'Iburengerazuba ndetse n'Amajyaruguru, umunsi bawita Eid al-Kabir, bisobanuye Eid nkuru, kugira ngo bayitandukanye na Eid al-Fitr. Rimwe na rimwe rero ariyo bita Eid nto, ariyo mpamvu nyine rimwe na rimwe iki gikorwa kiba kuri uyu munsi wa Eid al-Adha aricyo kiba gisa naho aricyo gikorwa gikuru mu idini ya Islam. Ubwo rero nizere ko musobanukiwe n'iki gikorwa, ndetse abayisilamu natwe mutumenye nyabona, dore ntako tuba tutabagiriye ngo tubabere abaturanyi beza, tubabere inshuti nziza, cyane ko abayisilamu mwese rwose natwe ntacyo mwatuburanye ku minsi natwe twizihiza Pasika ndetse n'iyindi. Ubwo rero mukomeze mugire umunsi mwiza w'igisibo, ariko natwe
mutumenye mudutumire nyabona. Kanda subscribe rero hano kuri The Quick Times News, ubundi komeze kugenda ukurikirana ibiganiro bitandukanye tuyenda tukugezaho.